Mwiriwe neza abakunzi ba Dr Senga TV, tubanje kubashimira tunarebera hamwe mu bantu bose bagiye baduha support muri rusange, tudaciye ku ruhande. Nk'ibisanzwe dusanzwe dukora ibiganiro bisanzwe twacishaga kuri YouTube channel yacu, iyi ngiyi n'ubundi muriho, gusa dukomeje kureba urukundo mukomeje kutugaragariza, support mukomeje kuduha, abantu muri gusharinga ibintu byacu, rwose mukomeze mu bisharinge. Uyu munsi tukaba tuje mu gushimira Perezida Paul Kagame wacu, kuko ibyo yakoze birahagije, ibyo yakoze birahebuje bitewe n'amateka y'igihugu cyacu. Ngira ngo murabizi amateka igihugu cy'u Rwanda gifite, aho cyavuye ndetse n'aho kigeze. Benshi cyane bakomeje kwibaza ku bintu bijyanye n'umutekano mukeya u Rwanda ruri kuvugwaho na Congo, gusa mu buzima busanzwe kenshi cyane tujya twumva batubwira ngo teka nimwumva ibintu bikomeye cyangwa se bigeze aho bikomeye, mujye mwihangana namwe, mugire mutya, mujye kurwana cyangwa se mukoresha ibishoboka byose. Waba ufite social media, ufite platform zawe ukoresha, ukazikoresha wenda uvuga ati jyewe kanaka mu bushobozi bwanjye mfite, simfite amafaranga, simfite imbaraga zo kurwana, gusa mfite platform. Izo platform tukazikoresha tubuza abantu bafeka igihugu cyacu, abantu baba bashaka kuza gutera igihugu cyacu, cyangwa se abafite ingengabitekerezo ya jenoside, ukaba watanga ubutumwa buciye kuri social media zawe zose, platform yaba Instagram, TikTok ndetse na Facebook. Icyo gihe utanze umusanzu ukomeye cyane, kuko murabona muzehe tugomba kumufasha, nitwe rubyiruko, nitwe imbaraga z'igihugu. Ibyo twakora byose tugomba gushyira mu bwenge bwinshi cyane, tugakoresha imbaraga zacu, tukirinda kugendera mu bigare, tukirinda gukora ibintu bidakwiye, tukavuga ibintu bihwitse cyangwa se tugakora ibintu bihwitse, tukagendana n'abantu nyine ubona ko bafite ahazaza heza, tukubaka iterambere ryacu neza bidaciye mu matiku cyangwa se mu guhemukirana, tugakora neza, tukabana neza, nk'uko n'ubundi Perezida Paul Kagame akunda guhora bidushishikariza, ndetse n'ababyeyi bacu. Ndagira ngo rero abantu n'ubundi mwe musanzwe mudukurikirana, mujye muduha support, mu sharing ibiganiro byacu. Hari abatabibona bitewe n'uko bataratumenya, gusa twaje turahari kugira ngo muzatubone. Njyewe n'ubundi nk'ibisanzwe nk'uko nabibwiye, banyita Dr Senga TV. Turabashimira abantu mukomeje kuduhamagara, abantu mukomeje kuduhamagara muduha ibitekerezo byanyu, dukomeje kubibona kandi tunabashimira kubw'ubwitange bwanyu n'imbaraga mukomeje gukoresha kugira ngo Dr Senga TV agire aho yava cyangwa se agire n'aho yagera. So rero ikintu nababwira cyo, mwihangane mureke dufatanye, turwanye abantu bafite umutima mubi ku gihugu cy'u Rwanda, ku gihugu cyacu, kandi ikindi duharanire gutanga amakuru ku gihe. Tumenye gutanga amakuru ku gihe, tubona aho bitagenda neza, tubona umuntu uri kuzana amacakubiri mu gihugu cy'u Rwanda, wemerewe gutanga amakuru. Kandi duhamya yuko dufite ubuyobozi bwiza, dufite abayobozi bakurikirana ikibazo bakakirangiza kandi bakakirangiza neza. Rero twige gutanga amakuru ku gihe, twe kutinya inzego, twe kugira ubwoba, dukore nk'aho natwe turi kwikorera, turi gukorera igihugu cyacu. Tutavuze byinshi, ahanini dukunze kumva ibintu bivugwa hano mu Rwanda cyangwa se no ku isi hose bisa nkaho byugarije isi, ibintu by'ubutinganyi. Ubutinganyi ntabwo ari bwiza, abantu baryama bahuje ibitsina, si ibintu rwose byakabaye bivugwaho cyane kuruta uko twakabaye tuvuga ibijyanye na social media hano mu gihugu cy'u Rwanda,
imiziki, amafilm cyangwa se ibindi bintu byubaka umuntu nyine bikamwigisha. Ariko muri iyi minsi ufite gusanga abantu benshi cyane bibanze mu matiko cyangwa se bari gusubiranamo, bari gushwana, umwanya wabo bakawumara bari gushwana, nyamara umwanya bakoresha bari gushwana bakabaye bawubyaza umusaruro, bakaba bafite kuba bakiga ibintu byinshi cyane bitandukanye cyangwa se bakanabaza. Ariko ubusanga ikintu cy'ubutinganyi cyamaze gufata indi ntera muri social media za mu gihugu cy'u Rwanda. Nk'ubu ngubu mw'iyi minsi urugero hari amatiku avuga ko Turahirwa Moses watawe muri yombi n'inzego z'igihugu cy'u Rwanda akurikiranyweho ibyaha bijyanye no gukoresha ibiyobyabwenge. Nyine ni ibintu ubona ko ni umuntu wari ufite kariyeri nziza cyane, umuntu wari ufite amahirwe yo gukora, umuntu wari ufite amahirwe yo gutera imbere byihuse, umuntu igihugu cyarwanyeho, umuntu igihugu cyahaye support kuva hasi kugera hejuru ku rwego rumwe cyangwa urundi. Yarageze ahantu hashimishije cyane, ariko bitewe n'ibiyobyabwenge bakunze gukoresha abantu nk'abariya, ntabwo twakabaye tubatindaho cyane, ahubwo twebwe ubwacu twakabaye twiremamo undi muntu mushyashya nyuma y'uko twumvishe biriya, twebwe ubwacu tukiha support, tukiha umwanzuro, tukiha icyemezo, tukavuga ati twebwe tugomba gukora kino, tukavuga ati twebwe ntabwo tugomba gukora nk'ibyo uriya yakoze, nta n'impamvu yo kumutindaho. Icyo twakora ni ukufatanya tukarwanya aba bantu, yaba abacuruza ibiyobyabwenge, yaba abanywa ibiyobyabwenge, cyangwa se abafite umutima mubi ku gihugu cy'u Rwanda. Wemerewe kujya gutanga ikirego hano muri iki gihugu cy'u Rwanda, yaba ari umuyobozi w'umudugudu, yaba ari mutwarasibo, yaba ari umuyobozi w'akagari, wemerewe kumwegera ukamuha amakuru, nawe akifashisha izindi nzego. Rero tuboneraho no gushimira Perezida Paul Kagame wacu, nta kintu atakoze. Yabohoye igihugu cyacu, yakivanye ahantu kure nk'uko tubizi. Sindi mukuru cyane, gusa tugendeye ku mateka y'igihugu cyacu cy'u Rwanda dukunze kubona, tubona ko igihugu cyacu cyanyuze mu nzira igoye, mu nzira ikomeye cyane, ariko byose tubikesha Perezida Paul Kagame. Mureke rero tumwubahe, tunamwubahishe, twe kumutererana, aho rukomeye nawe tumufashe, kuko nawe ni umuntu, ntago ahantu hose yahaba, ntago ahantu hose yahagera. Mureke rero tumufashe kubw'imbaraga zacu, zikaba nazo mbaraga z'igihugu, tumube hafi. Ni umubyeyi mwiza, yaratugaburiye, yaduhaye umuriro, aduha interineti yirukanka, cyane ko muri iki gihe mu gihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda kiri kuza ku mwanya wa mbere mu bihugu bifite interineti yirukanka, kandi kiri no kuza ku mwanya wa mbere mu bihugu bifite iterambere riri speed, riri kwirukanka ku rwego rwo hejuru cyane. Tugendeye cyangwa se dukurikije n'ahantu igihugu cyacu cyavuye. Mureka rero dufatanye, twige kwikorera, twige gutanga amakuru, twige kudatinya inzego, twige gukora igikwiye mu mibereho yacu, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi tuzategure ejo hacu heza, kandi dutegurira n'imiryango yacu. Barakoze cyane. Ngiye banyita Dr. Senga TV, ndagira ngo mwibutsa gukora subscribe kuri ino channel ya Dr. Senga TV, kugira ngo ujye ubona update z'ibiganiro byacu bya buri munsi n'amakuru atandukanye, yaba y'ibyamamare cyangwa se amakuru yo hanze yarwo. Murakoze cyane, turabashimiye.